Uyu munsi ngiye kukwereka imishinga 3 ushobora gukorera online ikabyara inyungu kandi ukabona amafaranga. Niba mushya hano cyangwa bwa mbere ugera kuri uyu muyoboro, kanda like, kanda subscribe, kanda comment kuri iyi video kugira ngo tubone ko muba mukurikiye ibiganiro byacu. Tugiye kwifashisha urubuga rwitwa Microsoft. Turubaza niyo mishinga 3 wakora kubyara umusaruro. Hano ndagiye mubwire ngo niba ufite ubucuruzi cyangwa se ufite ibigo by'imari cyangwa se ufite imishinga cyangwa ushaka ko wakora cyangwa ushaka kwamaza imishinga yawe, ubucuruzi n'ibindi, cyangwa ushaka gufungura YouTube channel, ushaka kumenya uburyo wakoresha ubucuruzi bwo kuri internet, ushaka kumenya byinshi ku bijyanye n'ikoranabuhanga, waduhamagara kuri 0735 91 29 Welcome. Ndagusaba kureba video kugeza irangiye kuko irimo inyigisho nyinshi. Niba ukennye cyangwa se nta buryo ubonamo amafaranga buhagije, niba ushaka gukira byihuse, ndagusaba kureba video kugeza irangiye. Tugiye kwandikira urubuga rwa Microsoft, turubaza ati niye mishinga 3 wakora kuri internet. Mwibutsa ko nutangira uburyo bumwe muri buno ngiye kubwira ntago ari wowe uraba uri kubukoresha gusa. Hari abakire benshi umaje gukiza, hari abantu benshi cyane bakize kubera gukorera kuri internet, gushyira ubucuruzi bwawe kuri internet. Ntago bigusaba ibintu bihenze, ni boutique nayo wayishyira kuri internet ukazayicururizaho. Reka twifashishe uru rubuga dusobanurire neza. Baratubwiye bati imishinga wakorera kuri internet ishobora kuba myinshi bitewe naho ubushobozi bwawe buri, icyo wifuza kugeraho. Dore imishinga 3 itandukanye ifite amahirwe yo kugutunga ndetse no kugirira akamaro kuri internet. Ubucuruzi bwa mbere wakorera kuri internet ni e-commerce. Ubucuruzi bwa e-commerce ushobora gushinga boutique, kuri internet ugacururizaho ibicuruzwa byawe, cyangwa ugakora drop shipping, ucuruza udafite stock, amasoko nka Shopify, WooCommerce, gutanga cyangwa se Etsy ishobora kugufasha gutangiza. Birashoboka kumenya gukoresha imbuga, biragusaba kumenya gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ubucuruzi bwa kabiri, gutanga amasomo cyangwa amahugurwa online. Niba ufite ubumenyi mu bintu runaka, indimi, mudasobwa, ibarurishamibare, ushobora gutanga amasomo ya video cyangwa Udemy, Teachable cyangwa YouTube. Birabuka kugufasha kwinjiza amafaranga binyuze mu kwishyurwa cyangwa mu kwamamaza. Hano uburyo bwa gatatu bakoresha, kwandika no gutanga serivisi za digital. Ushobora kuba freelancer wandika inyandiko, ukora graphic designer cyangwa programming. Platforms nka Fiverr, Upwork cyangwa Toptra zigira amahirwe yo kubona abakiriya baturuka imihanda yose. Muri iyi mirimo ni imirimo ushobora gukora uretse aho uherereye, cyangwa icya ingenzi ni internet. Waba ushaka ko hari imwe muri iyi
yagushimishije, imwe muri izi yagushimishije, ushaka ibisobanuro birambuye uburyo wayitangira nkagufasha kuyinoza. So ubutaha tuzagaruka tuvuga ngo dushaka uburyo bumwe muri ubu ngubu. Niba ushaka kumenya uburyo bumwe muri ubu ngubu, uburyo twabunoza, andika muri komenti, nzabakorera video y'uburyo twanoza ubwo buryo. Nimuhurira kuri wenda ku bucuruzi twavuze bumwe muri ubu ngubu, urareba ubwo twagiye tuvuga. So ubucuruzi butatu urahitamo ubwo twazanoza ubutaha, tuze tubunoze ubundi ubutangire. Ndagufasha gutangirira kuri interinete ucuruza, ubundi wamara gutangira kuri interinete ucuruza ukagira agatubutse. Niba uri mushya hano cyangwa bwa mbere cyagera, kora subscribe ukanda like, reba izindi video twagiye dukora, sharing bagenzi bawe, kandi ntiwibagirwe kwandika uburyo bumwe twazakoraho ubutaha. Ndabona video irangiye, muri buno buryo butatu uhitemo uburyo bumwe twazakora mu butaha. Thank you.